Imana ntijya igira ishyari ryo kwagura abantu, ntaryo Imana igira, kuko ntabwo bifite kuzayirusha izina, ntabwo Imana ifite kuzayirusha amafaranga, ntabwo Imana ifite kuzayirusha icyubahiro. Muranyumvise? Nubwo yakwagura bakandika izina ryawe mu mujyi, upfa kutibona. Ako kantu ndakavuze. Tuba mu buzima buhora bukomereka, kuko agace dutuyemo ko munsi y'ubutayu bwa Sahara na ahantu umuntu acira mutanavuganye. Kubera ko kurya ntabwo ari icyita rusange, kwambara ntabwo ari icyita rusange, gutunga imodoka ntabwo ari icyita rusange. Muranyumvise? Ni nayo mpamvu hari amashimwe dushima hano udashobora gushima muri Norvège, kuko ho kwiga ni icyita rusange, ahubwo gukererwa mu mashuri nicyo kibazo. Ese muranyumvise? Rero ubwo buzima tubamo butuma amarangamutima yacu yangirika, ugasanga icyo twagakwiye gutanga ntabwo ari cyo dutanga. Ariko reka mbabwire ibanga namenye, ntabwo Imana yigisha umuntu kwambuka rompuwe gusa imuvanye mu cyaro, inamwigisha no kumenya kunyuzamo imodoka muri rompuwe. Ariko Mana uranejeje. Kanze mbegere ABASEGEEM turamenyeranye. Ntabwo Imana, mundebe hano, isi ifite ikintu kibi. Isi hari abantu yita ngo ni right people, nabo yita good people. Good people ni umuntu ufite umutima mwiza ariko utagira mu mufuka. Right people ni umuntu ufite umutima mwiza ariko akagira no mu mufuka. Iyo rero mwisi bagiye kubara, akenshi niko bigenda, hatajemo mu nzu y'Imana babara right people. Nubwo ufite umutima mwiza ujeje tamavuta, ariko mu mufuka ari empty. Hari amanama utatumirwamo, hari imbuga utajyaho, hari ahantu batakubarura, hari ahantu bataguhamagara, hari ubuzima bataguhamagaramo. Imana yagura ahantu hatatu, ndashaka ko ariho muzirikana nsoza, ibindi nzabivuga ngarutse. Imana kugira ngo ube wagutse byakweri kweri, nuko Imana iba yarakwaguye ahantu hatatu. Mundebe hano mpavuge nitonze. Ahantu hambere Imana yagura umuntu ni nyako bigeze ndahita mfunga. Mu gitabo cy'Itangiriro mu bice 26 umurongo 22. Igitabo cy'Itangiriro bice 26 ni inkuru za Isaka tugiye gusoma, buryo yagiye gufukura amariba yase, ariko ahageze ahura n'intambara y'Abafilisitiya, ariko aza kugera ku iriba ntiyahurira n'intambara, ntibaritonganira. Aravuga none Imana idushyize ahantu hagutse tuzahororokera. Niyo magambo bampaye, ndavugaho uyu munsi bikeya, kuwa gatandatu nzagaruka mvugeho bikeya, kandi ndabizi neza ko Umwuka Wera azabaganiriza ibirusha ibyo ngiye kubaganiriza. Tuvuge ngo amen. Muranezerewe? Muranezerewe? Haleluya. Bimwe mu bintu bituma muri Afurika tudahabwa umugisha tuba mu nsengero ni no kugira umunabi ku mashimwe y'abandi bantu, kutabasha kwakira uburyo umuntu ashimira Imana. Reka nkavuge kuko nagatekereje, umuntu yashima ukabona undi arahekenya amenyo, cyangwa umuntu yashima ukabona undi ntabwo ashobora kubyinjoyinga. Ndabibutsa ko indirimbo, amashimwe, murankurikiye, ibyo dukorera byose mu rusengero Yesu yarabyishyuye ku musaraba n'ubuntu. Tugomba kugerageza gushakamo zahabu yacu yadufasha tukabinezererwa. Haleluya. Haleluya. Nago nzabona umwanya wo kubivuga byose, ariko nabyo narabiteguye. Dusome mu izina rya Yesu. 22 haravuze ngo avayo afukuza iriba ryo ntibaritonganira, aryita Rehoboti. Aravuga ati none Uwiteka dushyize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Amen. Ndavanamo kare akajambo kuvuga ngo adushyize ahagutse, mvanemo inshinga ivuga kwaguka, ni nacyo nzavugaho ngiyewe muri iyi minsi nzaza hano SEGEEM. Tuzaganira kwaguka mu izina rya Yesu. Haleluya. Iyo usomye mu ndimi z'amahanga ugacukumbura ugashaka inkomora jambo y'iri jambo ryitwa kwaguka, usanga ari ijambo rituruka mu Kilatini. Ni ijambo rituruka mu Kilatini rivuga expandere. Mu Cyongereza ni to expand. Ni ukuvuga iyo bavuze ngo Imana yaguye umuntu cyangwa umuntu yaragutse, muze kunyumva neza, hari ibintu byinshi babivuze. Bivuze ko Imana yakuye umuntu ahantu hafunganye ikamugeza ahantu hagari. Turi kumwe? Kandi ngiye kuvuga ibintu biki. Haleluya. Icya kabiri babivuze ko
Imana yaguriye umuntu imbago, yari mu buzima bw'imfundanwa bumukandira ahantu hamwe ibintu bidahinduka, ariko amaboko y'Imana arangije aramushyigikira abumukuramo amushyira ahandi hantu hagutse harenze aho yarari. Yesu ashimwe. Ikindi gikorwa gikomeye ni igihe Imana yakuye umuntu ku rwego runaka ikamugeza ku rundi rwego, kandi Imana imfashe muze kunyumva. Ahangaha nanasomye Bibiliya nitonze ndanashakisha. Usomye Bibiliya kwaguka usanga ari no kuva mu buzima burimo intonganya ukagera mu buzima butuje butarimo stress. Kandi iyo turi mu isi mu buzima bw'intambara turwana intambara yo kwizera, Imana ifite ubushobozi bwo guha umukristo ubuzima burimo ihumure ryinshi, akaba adafite intonganya, adafite stress, arwana intambara nziza yo kwizera, ariko umutima utuje, abayeho ubuzima abandi batagira, abuheshejwe n'Imana. Icyo gihe Imana iba yamwaguye, Imana ihabwa icyubahiro. Kandi natangaye muri serivisi zo kugira neza nyinshi Imana ifite harimo no kwagura abantu. Mundebe hano tuvugana ibintu bikomeye. Mu bintu nakundiye Imana, Imana ntigigira ishyari ryo kwagura abantu, ntaryo Imana igira, kuko ntabwo bifite kuzayirusha izina, ntabwo Imana ifite kuzayirusha amafaranga, ntabwo Imana ifite kuzayirusha icyubahiro. Muranyumvise? Nubwo yakwagura bakandika izina ryawe mu mujyi, upfa kutibona. Ako kantu ndakavuze, upfa kutagira ubwibone, kuko ubwibone nibwo bwandikisha umuntu ku rutonde rw'Imana irwanya. Ariko iyo urushijeho kumenya ko ariyo yakwaguye, ukavuga ngo nubwo nduyu mfite izina meze gutya, ubuzima bwanjye bwahindutse gutya, ariko inyuma yanjye hari undi mugabo nsumba, hari undi mugabo uhambaye, Imana irakomeza ikakwagura. Bivuze ngo rero ntabwo Imana yagura umuntu ngo ihagarika, ahubwo urugendo rwo kwagura umuntu rurakomeje. Imana ihabwa icyubahiro. Twashimiye Imana ku bwa serivisi nziza, ariko ndanezerewe. Ntabwo Imana yigisha umuntu kwambuka rompuwe gusa imuvanye mu cyaro, inamwigisha no kumenya kunyuzamo imodoka muri rompuwe. Ariko Mana uranejeje. Kanze mbegere abasegemu turamenyeranye. Ntabwo Imana, mundebe hano, ntabwo Imana yigisha umuntu ngo ajye muri universite gusa, ahubwo iranamwagura ikamwigisha n'ibindi bintu akaguka, ku buryo abantu bidasaba kubabwira iby'Imana yakoze cyane, ahubwo hari ibimenyetso bifatika byerekana yuko Imana yakoze cyane. Haleluya! Hashimwe Imana idufitiye serivisi zo kutwagura. Imana yagura ahantu hatatu, ndashaka ariho muzirikana nsoza, ibindi nzabivuga ngarutse. Imana kugira ngo ube wagutse byakweri kweri, nuko Imana iba yarakwaguye ahantu hatatu. Mundebe hano mpavuge nitonze. Ahantu hambere Imana yagura umuntu ni mu mwuka, mu gice cyitwa umwuka. Igice cyitwa umwuka ni ahantu dusabanira n'Imana kubayizera, ariko no kubizera Satani bahasabanira n'abadayimoni. Ni cya gice gishobora gukora urugendo kikajya imbere y'Imana, kikayibwira ngo naje utateze, ukayihamagara ukavuga uti nukuri ndumva ngezeyo. Abarakora mujya mubona babivuga, akakubwira ati nukuri ndumva nyihamagaye kandi ndumva nyigezeho. Ubwo yigeze hate? Ko nta tike yakatishije, ko nta express yakatishije. Hari ikindi gice kigutuyemo cyitwa igice cy'umwuka gisabana n'Imana. Imana rero iracyagura. Ntabwo nza kubasomera imirongo myinshi ya Bibiliya ku mwanya mutoya. Imana iracyagura ku buryo umuntu aryoherwa, akaba mu bihe byo kuvimvira umunezero wo gusabana n'Imana, ugasenga isaha imwe ukumva nihagije. Hariho n'abakererwa ku kazi kubera ibihe byo kwaguka Imana yazanye. Haleluya! Imana ibizana mu buryo bw'amazi menshi y'umwuka, ibizana mu buryo bumeze nk'amavuta umuntu yasizwe, ibizana mu buryo bumeze nk'umunezero mwinshi udashira. Imana ijya yagura abantu mu mwuka, impano z'Imana zikaza zigakora. Muranyumvise? Umuntu akagirana ibihe byiza n'Imana. Hari abantu Imana yigeze kwagura, ngira ngo bamwe mwarabumvise. N'umubyeyi mwaduhaye ubuhamya Nyarugenge atubwira ukuntu ngo yigeze kunezerwa yibagirwa ko azashaka. Ngo yaranezerewe, bajya mu bihe bararamya, bakajya barara amajoro, nukuri ko Imana arabyibagirwa ko azashaka. Imana yagura mu mwuka, anezererwa Uwiteka, ntiyareba ku ruhande, ntiyanitekerezaho ngo abari imyaka, aranezerwa ku kigero yibagiwe ko azashaka. Yabitubwiraga ngo ageze mu myaka 60. Imana ifite imbaraga zo kwagura umuntu mu mwuka.
akagira imbaraga zinesha ibyaha, akagira imbaraga zo guhagarara mu kinyoma akavuga ngo no, akagira imbaraga haleluya zo kuba inyangamugayo n'ahantu hatari ubunyangamugayo. Aho n'ahantu hambere Imana yagura, ntabwo mbasomera Bibiliya. Aha kabiri Imana yagura ni mu marangamutima. Mu ndebe hano mbivuge nitonze, kubera ko abarokore benshi bakunda kwaguka mu mwuka no kugira impano no gutunga ibintu biberekana umwuka kugira ngo abantu bose bafashwe, ariko abarokore benshi usanga batarahaye Imana amarangamutima. Kandi ndabibutsa ko tuba mu buzima buhora bukomereka, kuko agace dutuyemo ko munsi y'ubutayu bwa Sahara ni ahantu umuntu acira mutanavuganye, kubera ko kurya ntabwo ari icyita rusange, kwambara ntabwo ari icyita rusange, gutunga imodoka ntabwo ari icyita rusange. Muranyumvise? Ni nayo mpamvu hari amashimwe dushima hano udashobora gushima muri Norvège, kuko ho kwiga ni icyita rusange, ahubwo gukererwa mu mashuri nicyo kibazo. Ese muranyumvise? Rero ubwo buzima tubamo butuma amarangamutima yacu yangirika, ugasanga icyo twagakwiye gutanga ntabwo ari cyo dutanga. Ariko reka mbabwire ibanga namenye, Imana ifite ubushobozi bwo kunyagura ngewe Jean Paul, ikanyagura mu marangamutima ibikomere nagize mu buzima bigasigara ari amateka n'ubuhamya, ariko ibikomere nagize mu buzima ntibisigara ari imbaraga zinsikamira. Siko ngiye gusoza, undebere Claude, ntabwo ntinda. Kubera ko iyo umuntu yakomeretse, nubwo Imana yamwagura mu mwuka, avanga ibintu by'Imana, kuko igice cy'amarangamutima kigira imbaraga ku mwuka nubwo umuntu yaba ari mu bihe byiza. Sinzi niba mwataragiye mubibona, aho rimwe na rimwe abarokore babikora ukagira ngo nukugira, ugasanga umuntu ari mu mwuka afite indimi nyinshi ariko afite n'agahinda gakabije, afite depression, bashimuka abona arabihiwe, mu mwuka ameze neza kabisa, aranatureberayo, aragira atya tumva uko imbwiye. Ariko wajya mu marangamutima ukabona afite ikibazo, arabihiwe, arashaririwe, ni umuntu w'indakare, ni umuntu wabihiwe. Ariko ndashaka kubabwira ko Imana itagarukira mu mwuka, igera no mu marangamutima. Siko ngiye gusoza, haleluya. Imana yakuzuza umunezero, yakuzuza kongera kuryoherwa, wakongera kumva mu marangamutima uryohewe. Nubwo bakwambuye agaciro bakakugira fotokopi y'ikintu cyangwa y'akantu cyangwa y'ukuntu, bakakubwira ko nta bwenge ugira, ariko Imana ijya yagura umuntu agahagarara muri identite ya original, akavuga ngo nubwo bambwiye ngo Ndizera, nubwo bambwiye ngo Ndizezenge, ndakarabo keza kadahuye n'utundi turabo, mu Mana ndi umwihariko. Haleluya! Uwo ni umurimo w'Imana wo kwagura abantu b'Imana. Kandi reka mbabwire, Yesu ashimwe, Bibiliya iravuga ngo Kristo ari we twiringiye mu by'ubuzima, tuba duhindutse abo kugirirwa imbabazi kurenza abandi bose. Serivisi z'Imana zirabanza kuri twebwe abiringiye Kristo. Reka naye kuvuga ibintu byinshi, ari igihe usanga umuntu adaseka, aseka yabyibagiwe, ariko yajya mu mwuka ukabona ni umunyamwuka wa kweri kweri, ariko ukabona buri gihe ari muri fotokopi y'umuntu runaka, ni indakare, ureba atyo, uravuga ati zamura Adonai, ati oya, ati bariya barahazi. Imana izabagure mu buryo bwuzuye mu izina rya Yesu. Hanyuma Imana yagura mushumba, abarokore benshi ntago bajye bashaka ko tuhavuga cyane iwacu, ni mu mufuka. Mu mufuka, muvuge ngo mu mufuka. Muzi impamvu Imana yagura mu mufuka? Nuko tukiri mu rugendo rujya mu ijuru dukeneye impamba y'urugendo. Ukeneye amashuri y'abana, ukeneye kurya udasabiriza. Kandi mu bintu nakundiye Imana, iyo muhuye ukennye cyane, itangira kukubwira ko izagura mu mufuka. Igira gutya kabisa. Mwa muri mu masengesho yacu ukumva Imana irakubwiye ngo mwana wanjye, erega nzagutuza muri uyu mujyi, erega nzabigenza gutya. Urukumvira kwagura hehe? Nabuze terme cyangwa ijambo nakoresha, ariko nukwaguka mu mufuka. Iyo wagutse mu mufuka ntacyo utagura, wagura ibintu bitandukanye. Kandi n'imisanzu itandukanye n'ubuzima busanzwe tubikura kubera ko umuntu yagutse hehe? Yagutse mu mufuka. Reka mbakopeze ibanga, Yesu ashimwe. Dukeneye ibikenerwa shingiro bya buri munsi, kandi bisaba ko umuntu aba yagutse hehe? Urumva Imana yagura mu mwuka, yagura mu marangamutima, ariko inagura na hehe? Imana imfashe mu nyumve mu izina rya Yesu. Kandi icyo nakundiye Imana, mu ndebe hano mbibakopeze, nzabigarukaho kuwa gatandatu niba mfite umwanya. Iyo Imana igiye gukorera umuntu, yabifatiye umwanzuro, mujye munabisengera,
nubwo uyu mwaka utarabisengeye ariko uyu mwanya nindangiza kubivuguze kubisengera. Hari igihe Imana ikemura ikibazo cy'umuntu igihereye mu mizi. Ugasanga umuntu yaratindahaye, yarakennye, amarangamutima ashobora kuba ari mazima, no mu mwuka ameze neza, ariko mu mufuka munde abantu babwire, isi ifite ikintu kibi. Isi hari abantu yita ngo ni right people, nabo yita good people. Good people ni umuntu ufite umutima mwiza ariko utagira mu mufuka. Right people ni umuntu ufite umutima mwiza ariko akagira no mu mufuka. Iyo rero mwisi bagiye kubara, akanshi niko bigenda, hatajemo mu nzu y'Imana babara right people. Nubwo ufite umutima mwiza ujeje tamavuta ariko mu mufuka ari empty. Hari amanama utatumirwamo, hari imbuga utajyaho, hari ahantu batakubarura, hari ahantu bataguhamagara, hari ubuzima bataguhamagaramo. Niyo mpamvu kugira ngo Imana ica agasuzuguro igina twamburwa mu mufuka ikakwagura kweri kweri. Ntabwo ndabaho ubuhamya. Muri uyu mwaka nanjye Imana yankoreye ibintu ngo byumutse, niko njya numva babivuga. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu bashumba, iyo Imana ije gukemura ikibazo, iyo wabanye n'Imana neza, igikemura igihereye mu mizi. Ndashaka kuvuga iki? Abantu mwasomye Bibiliya muzi amateka y'Ishimayeli na mama we, mama Ishimayeli. Sara yasabye ko Aburahamu abirukana mu rugo. Aburahamu nk'umuntu w'Imana ntabwo ari abantu bose bateye nk'Aburahamu. Abaha ibintu bibiri, abaha imvumba, imvumba ni nk'akajerekani karimo amazi, abahereza n'umutsima. Arababwira ati rero tubohereje mu butayu. Bwari ubutayu bubi, bwari ubutayu bwitwa Berisheba, butanaturanye n'ahantu hari ubuzima, buturanye n'ubundi butayu bwitwa Iparani. Urumva ahantu bagiye kujya ni mu butayu, nta mazi, nta soko, nta giti, nta hantu h'umwuma. Aburahamu agiye kubaha, abaha ibintu bitaramba, abahereza umutsima, abahereza n'imvumba, ngo bakore urugendo rwo mu butayu rubabanye rurerure. Munyumve neza, ngiye kuvuga ikintu gikomeye. Rubabanye rurerure, Bibiliya iravuga ngo uwo mutsima barawurya urashira, n'amazi barayanywagira gute arashira. Mama Ishimayeli ngo afata umwana wamushyira ahantu hatera ibuye, ngo kuko atashaka kumubona yapfuye, ngo yegera inyuma kuko umwuma rubabanye menshi. Urumva akajerekani karasira, akajerekani Aburahamu atanga. Ariko iyo Imana igiye guha abana bayo, ntabwo itanga akajerekani, ahubwo itanga iriba, kugira ngo nukenera amazi ujye kuvoma, nukenera amazi ujye kuvoma. Bwira mwene so ngo hinda imyumvire yo gusenga, ubwira Imana wisaba akajerekani, yisabi iriba, kugira ngo nugira ikibazo uvomeho. Abantu mwese muri hano muzi bya Bibiliya bavuga ko Abarabu bose ari amariba bavoma yavuye mu cy'Imana yavuze. Kandi ntabwo ari uko Imana yumvise mama Ishimayeli, ahubwo yumvishe ijwi ry'umwana, kuko yari afitanye isano na Aburahamu. Itorero ry'Imana dufitanye isano ya bugufi n'Imana. Niyo mpamvu Imana ijya yumva ijwi ryacu. Haleluya. Uzasenge, ndimo ndasenga, hari ibintu ndimo ndasengera. Niba hari ikintu kibi kibaho mu buzima, niba hari ikintu kibaho mu buzima, kandi nimbivuga narabitekereje, numva nzabibasaba, ntibizabakomeretse, ntibigire uwo bitera ikibazo, ukiri muri ako kazi Imana izamwagura. Ni ugusaza usabiriza abuzukuru aho wagukwiye kubaha, kuko wabayeho batarabaho. Tugira ababyeyi usanga ariko bwira nk'abana banjye ntibakindeba, abuzukuru ntibakindeba, ariko naje guhindura imyumvire. Naje gusanga burya Imana yaguha amariba ukajya uvoma ahubwo ukabaha. Uzi umusaza uhabuzukuru, umusaza uhabuzukuru akajya avoma hakabaha, bahoriwe. Ariko umusaza uhora buri munsi, ntago mumpa, ntabwo mundeba, baravuga ati muze hagira amagambo ashyushye mujye mukwepa, bahora bagukwepa. Ariko abarokore hari ibintu Imana ikwiye kudukiza. Nusenga Imana uyibwire ngo Mana ntabwo nkeneye, nubwo byatinda ariko bizaza ari iriba. Ndafashijwe. Hatole zone kota, nubwo byatinda bizaza ari iriba. Ntabwo nkeneye akajerekani, kuko hari ikibazo nagize. Kurondereka nkubwira ikibazo nagize. Iyo Imana iguhaye akajerekani, tuvuge wasabaga minerivare, abana ntibagiye gutaha, baratashye nako bagiye muri vacances. Ubu hari umubyeyi uzongera guhangayika akarwara depression nkuko yarayirwaye imbere yohereza abana.
ariko umubyeyi Imana yakemuye ikamuhereza iriba ahita ajya kuvoma. Ariko ndafashijwe. Kamvuga impamvu nkeya cyane. Hari impamvu zituma abantu bataguka kandi ndabivuga nihuse, ibindi murabyandika hamwe n'Umwuka Wera azabasobanurira. Impamvu ya mbere ituma abantu bataguka ni ukubaho ufungiranye utabizi. Naje kumenya ko hari abantu bari muri gereza ariko batabizi. Bibiliya iravuga ngo Imana nidukura mu isi nimaraki wabihanuye tuzakinagira nk'inyana zivuye mu ruhongore. Inyana yose iyo ikiri mu kiraro, reka nkoresha ikiraro kugira ngo n'abari hano bumve, uretse ko babyita uruhongore mu kinyarwanda cyiza. Inyana yose ikiri mu kiraro ntiwamenya imbaraga zayo. Uko wabigenza kose inyana yose iri mu kiraro ntiwamenya ko igira imbaraga, ariko yifungurire gato. Mwari muzi ko hari abantu bibitsemo imbaraga, hari abantu bafite ubwenge, ariko iyo umuntu agifungiranye, hari igihe rero umuntu azenguruka ku buzima bwe akarwana n'ibitari byo kurwana, ariko mu isi y'umwuka kagiye akaba atabizi. Ngiyi impamvu ya mbere ituma abantu bataguka, ni ukumera nk'inyana zikiri hehe mu ruhongore. Itorero ntitwaserebura nk'abageze mu ijuru, ko turacyameze nk'inyana zikiri mu ruhongore. Mu buzima busanzwe bwaba ubw'umwuka, bwaba ubw'amarangamutima, bwaba ubuzima busanzwe bw'umufuka, hari igihe ucungana n'imibereho yawe ugasanga umeze nk'inyana ikiri mu ruhongore. Mbaho umuti biragusaba kubwira Imana ngo nzahava, ariko hari icyo ukoze, kandi Imana ikunda ayo masengesho. Hari ukuntu wibembereza ugapfa agahinda kakakwica, ariko kugira ngo ugwe mu maboko y'agahinda wajya imbere y'Imana, kandi imbere y'Imana ntuzahagwa. Ibizava imbere y'Imana bizakubera umuti ukuvura imvune zose wahuye nazo ushaka Imana. Icya kabiri cyambabaje, muvuge ngo cyakubabaje. Impamvu ituma abantu bataguka, icya kabiri ni ukuba mu myanzuro yo kutaguka utatanzeho ibitekerezo. Kubaho mu myanzuro utatanzeho ibitekerezo ugasanga irahari. Yabesi yasanze imyanzuro ihari, mama aramubwira ngo witwa Yabesi. Agahinda nako karangije kamubuza ibintu bine: kamubuza umugisha, kamubuza kwaguka, kamubuza ukuboko kwiza kw'Imana, muranyumvise, kamuhuza n'ibyagahubwa. Ariko amaze kuba mukuru arabyanga, ajya gusenga. Mu ndebe hano mbabwire, nubwo Imana mutayibona hano sejemu ngwize yambaye amakote yafunze na karuvati, ariko irahari mu mbaraga zayo zose. Hari abantu bumva Imana nkuko nyumva. Imana irahari mu mbaraga zayo zose. Ntabwo ukwiye gupfira ahantu hari Imana, ntabwo ukwiye kurwara umutwe, ntabwo ukwiye kuba muri depression mu gahinda kadashira, kubera yuko ni Imana itabaye umuntu warababaye cyane, amafaranga iguhaye uyivuzamo. Abaganga muri hano mumbwire, iyo umuntu yagize agahinda akarwara igifu kidakira, akarwara umutwe udakira, akarwara umutima, hypertension, iyo Imana imuhaye ubushobozi atangira kujya kwivuza, kuko ibiryo bihita bihishura indwara zose yarwaye. Ukwiye kubwira Imana ngo Mana, ntabwo napfira mu myanzuro ntigeze ngira mu ruhare. Murabyanga kandi mushumba araza kutujya imbere. Uyu mugoroba turasengera ikintu gikomeye. Haleluya, 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 haleluya bene data. Yabesi ajya gusenga aravuga ngo Mana, narakumenye. Mu ndabe hano babwire kuba twaramenye Imana. Numugisha ukomeye kumenya Yesu, numugisha ukomeye kumenya Yesu. Dufite isano ya bugufi hagati yacu n'Imana, kuko twegerejwe Imana muri Kristo Yesu. Imana iduhazaho ijisho, biragusaba kubisobanukirwa no kubihishurirwa, biragusaba ko Umwuka Wera kubwira, warangiza ukavugana n'Imana. Kandi uhumura, Imana ikora amasaha 28. Mu kanya turaba dushoje abantu batahe. Wowe nushaka ukomereza uyibwire ngo Mana, ntabwo uyu mwaka narinda mfira mu gahinda n'intimba mfite, ntabwo napfira muri depression mfite, ntabwo napfira mu mutwe uhora undya numva ameze nabi. Imana ifite imbaraga zo kubohora. Yabesi asaba Imana ibintu bine, arayibwira ngo ndagusaba umugisha. Umugisha Uwiteka tanga uzana ubukire, nta mubabaro yongera. Arayibwira ngo kandi unyagurira imbago, unyagurira imbago. Ngi buryo ngasanga harafunganye, najya ibumoso ngasanga harafunganye, inyuma n'imbere harafunganye. Unyagurira imbago. Arayibwira ngo ukuboko kwiza kubane nanjye, undinde ibyago ntibimbabaze.
mwijuru uravuga ngo wi, icyo usabye uragihabwa. Ndashimira Imana ko yiteguye ko tuvugana nayo. Abantu bashobora kutakumva, hari icyiciro cy'ubuzima umuntu ageramo ubikaba bigusaba kugabanya amagambo. Ese abantu narabibabwiye, hari icyiciro cy'ubuzima umuntu ageramo bikaba bigusaba kugabanya amagambo, kuko igitekerezo utanga gisa no gusabiriza. Muzarebe umuntu wese, hari icyiciro umuntu abamo agatanga ibitekerezo akanavuga amagambo menshi kugira ngo yumvikanishe, ariko hari icyiciro ubamo ukavuga ijambo rimeze nk'umwanzuro. Kandi Imana yaravuze ngo ntabwo izatugira imirizo, izatugira imitwe. Kamvuga icya nyuma, ndavuga icya gatatu cya nyuma, aricyo cya nyuma nsoze. Icya nyuma gishobora gutuma umuntu w'Imana ataguka no kugira imiterere mibi. Sana ureba mwene se umubwira uti imiterere mibi uzi icyo ari cyo? Ndashaka ko mubivugana kuko ibyo biri personnel. Nanjye ndimo ndabyibwira. Hari igihe umuntu agira imiterere mibi, Imana ikabona nikwagura ku rwego runaka izabiguteye inkunga yo guhondagura. Niba hari umuntu wavuganye n'Imana akaba afite imigambi yo kuzihimura, ndagutangariza ko bizasohora waranegekaye udashobora no kurya amasezerano kugira ngo utihimura. Imana ntiyatera inkunga imigambi mibi. Hari abantu bagira imiterere mibi, ugasanga umuntu anavuga ko ariko ateye, ariko Yesu arashaka ko tumuha byose, umuhe n'imiterere yawe ayigorore, ko afite ubushobozi bwo kuyigorora. Nasomye Bibiliya mu minsi yashize, naratangaye. Hari umubyeyi witwa Rasheli yaramaritse, yanyibitsemo, ni nawe ndi busorezeho dusenga. Rasheli yarambabaje cyane. Yari afite imiterere mibi kugeza ku rwego mu ijuru bafata umwanzuro wo kumwica ari kubyara. Imiterere ya mbere mibi yari afite, yakundaga ibigirwamana, aba mu muryango wakuwe mu bigirwamana. Rasheli yakundaga ibigirwamana, aba mu masezerano no kwa Iburahimu, kandi Iburahimu Imana yaramukuye mu bigirwamana, kugeza no ku rwego abiryamaho aranabeshya agira amanyanga. Icyo nkundira ijuru, rireba ibintu ryitonze, ntirishyuha mu marangamutima, ntiryihuta. Umva mama, umva papa, Imana ikurinde kuzibikaho akantu katuma Imana igufatira imyanzuro ikakaye. Nubwo Imana icecetse, ariko igenda ivana mu wowe nkurikira, nawe nkurikira, nawe nkurikira, igenda ivana mu bintu Imana iturinda turi muri aya materaniro dusoza uyu mwaka. Iturinde ikintu twakwibikaho cyazatuma Imana idufatira imyanzuro ikakaye. Usanga hari umuntu urangije umwaka yibitseho utuntu dupfuye. Imiterere ya kabiri yari afite, mu ndebe hano ndashaka kuvugana n'ababyeyi bose barerera muri Kigali bose mu ndebe. Yari afite imiterere yo kugira n'itimwe, umwaga n'umujinya ku mwana we. N'umuntu utarifuzaga ko umwana we asigara neza, kuko arimo abyara, ni naho byagaragaye. Reba umuntu urimo arapfa, baramubwiye, ababyaza bamubyazaga baramubwiye ngo nubwo urimo ubyaye umuhungu uri mwigenda, urimo urapfa. Uzasome Bibiliya z'icyongereza, uri mwigenda, urimo urapfa. Aho kugira ngo apfa agende, aravuga ngo mbyaye iki? Urumva arimo arapfa, ariko imiterere mibi apfanye nayo. Aravuga mbyaye iki? Batubyaye umuhungu. Aravuga ati rero nubwo ndimo napfa, ariko mwise Benoni. Uzasome muri Bibiliya hepfo birasobanuye, ariko no mu gihe burayo birasobanutse. Biravuze ngo uyu ni umwana w'umubabaro wanjye. Ni nko kuvuga ngo uzabona uyu mwana yarakuze, azabona umubabaro wose nanyuzemo, abe fotokopi y'umubabaro wose nanyuzemo. Ise witwa Yakobo yari yarahuye na marayika w'Uwiteka amuhindura ahereye mu mizi. Ntabwo yakemuye ikibazo. Mundabe hano bene data, ndashaka kubabwira ko Kristo afite imbaraga kuri Jambo zo gukemura ikibazo agihereye mu mizi akakirandura, ku buryo n'imiterere mibi igenda. Yakobo yari yarahuye na marayika w'Uwiteka, haravuga ngo no, ntabwo umwana wanjye nemeye uko yitwa Benoni, mwise Benyamini, bisobanura umwana w'ukuboko kwanjye kw'iburyo. Ni nko kuvuga ngo aho ntageze, ibyo ntatunze, urwego ntagezeho, umwana wanjye azarugereho. Hanyuma rero hari abantu nshaka ko mwihana, abantu mutajya mugira umunsi wo guha abana amafiriti ngo barye bisanzuye, muhora mubahoza ku miterere y'iwanyu ya ba mama banyu na batante banyu, murezwa ku buryo nta n'umunsi. Njye nabaye mu muryango mwiza,
baradusigaga bakavuga ati Jean Paul niwe mukuru, murya amafiriti, murya n'inyama, umusaza n'umukecuru baga bagiye, murya n'inyama, nimurangiza muhamagare n'abantu bari guca ku nzira. Twarabahamagaraga. Ibyo bintu byamaritse miki, sinyangira umururumba w'ibiryo, numva sinzi aho wagiye. Kandi nta sinjya mu gikoni kenshi, mfite n'impamvu nyinshi tuma ntajyamo, nta n'umwanya ntabona. Ariko mu bintu byanshimishije, iyo umuntu yabanye n'umuntu ufite imiterere mibi, nawe niyakuze aranduzanya. Ubu dufite abadamu hano batarya inyama kubera ko abagabo babo bazikunda ku rwego ruri hejuru. Yabitewe na mama we, yabitewe na papa we. Ariko iyo miterere wayiha Yesu. Dufite abantu hano ashobora kujya kunywa isukari akanywa n'imwica bizi neza, ariko kubera iki? Afite imiterere mibi yahawe n'ubuzima n'amateka yanyuzemo, inzara iramufata ku buryo yageze no mu ma. None wanamureba ukabona n'umuntu ufite inda igera iriya, ukibaza uyu muntu ukurura fanta ya kabiri mu bukwe twatanze imwe arabikura hehe? Ariko mu bintu Imana ikemura, ishobora kugukemura imiterere mibi. Mu miterere mibi harimo ibintu bitatu, nibyo byonyine mvuga. Icya mbere ni ukugira ishyari ryiyenza. Kugira ishyari rigira gute? Reba nkange harabo duhuye bwa mbere, nk'ubu wangirira ishyari ngo uzankurahe. Ndi umukristo w'inyarugenge, singenda ahantu hamwe, wangirira ishyari ngo tuzahurire. Hari umuntu ugira ishyari ryiyenza, ugasanga afite imiterere y'ishyari ryiyenza. Imana ntiyagutera inkunga, izaguhoza mu buzima biguca amababa ngo utaguruka. Hari urwego utazageraho, haba mu mwuka, haba mu mufuka, kuko Imana izi neza ko wabamara. Ufite ishyari ryiyenza, ufite ishyari ryiyenza mama, ariko mu bintu Imana yakemura harimo n'imiterere mibi. Icya kabiri kiba mu miterere mibi. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya bene data, haleluya, haleluya, haleluya. Ubwibone ndenga kamere, kwirya. Ndimo ndaganiriza abakire n'ejo nari wacu Nyarugenge, kandi nagize umwanya wo kuvuga amasaha menshi, amasaha 2 n'igice. Mu bintu ndimo ndabwira abakire bo mu Kigali, mujye musuhuza n'abakene bimuzamurira amavuta. Kumusuhuza gusa, abizi kuri umukire, atahavuga ati ariko Mana wangendere uyu munsi. Mwajye mureka abantu bakagendererwa n'Imana, ntibagendererwe n'amashitani n'abadayimoni n'imyuka mibi. Tugira abantu badasuhuzanya yirya. Nge nanagiye mbibona no mu mwuka, aho umuntu yashobora kuza kubwiriza ntasuhuze n'umushumba. Twarabagize abo bavuga ubutumwa kubwira ati amavuta yanjye ntasuhuzanya. Akaza nta muntu asuhuje. Claude turaziranye, mushumba namuzi, harimo ndamuzi, twagiye duhurira mu murimo w'Imana, haza simusuhuze kweri. Reba nawe amavuta adasuhuzanya kubera ubwibone gusa. Hazanye hahita nicara mu ntebe, kandi nkajya makanga mbaderanje none kugira ngo bahamuke bumve nyine ko mfite amavuta. Imana izakwima, Imana iseruka. Amavuta ufite azaguhoza mu ishyamba, ntazajya kumugaragaro. Imana ntiyakorana n'ayo mavuta, azaba amavuta yo mu ishyamba, uzavangirirwa mu ishyamba. Ariko niwemera ugaca bugufi, haleluya, hari ibintu Imana irarekura biseruke, bisohoke, bigaragare, biboneke. Haleluya. Nkunda Imana, I love. Nkunda Imana, nkunda Imana, nkunda Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Ukurikije akavuyo ugira n'imiterere ugira, kandi nawe urabizi ko iguteza ibyaha, ntabwo Imana ari kugushobora itagushyira ku murongo w'inyuma aho birukana abadayimoni. Nsoza ngiye kubabwira akantu ka danje k'imiterere mibi. Iyo Imana ishaka kuzakoresha umuntu akaba afite imiterere mibi, Imana imuzanira abarimu bamutoza igihe kinini, atinda mu gihe cyo kwiga kurenza igihe cyo gukora. Koro ibintu mvuze birumvikanye ko ari cyo nsorezaho. Iyo umuntu afite imiterere mibi atinda mu gihe cyo kwiga kurenza igihe cyo gukorera iki, cyo guseruka. Ahura n'abarimu benshi bamukandagira, kubera ko nyine batamukandagiye ntiyabamo neza. Kumukandagira nibyo bimufasha kugira gute, kutibona n'ishyari bikamurinda. Muranyumvise? Icya kabiri kivukamo nicyo kibi, nari kubasomera imirongo yo muri Bibiliya. Nicyo kibi cyane nuko hari igihe Imana iguha umwarimu uhoraho,
kugira ngo ajye akontorora amavuta yawe, akontorora umufuka wawe kugira ngo utaziyemera. Wagira ukuntu uvuyemo gatoya, umwarimu gahita azamura tablo n'ingwa n'amakayi n'amakaramu, yayizamura uwo munsi ukongera ukiga. Muranyumvise? Muvuga ngo ni bibi. Niba hari ikintu kibiha no gutegereza amasezerano bihiwe, ushaririwe Imana ikayasohoza, ikanashyiraho n'umwarimu buri munsi. Ugasanga iteka ryose ikintu kikwemeza yuko uri mu bihe bibi, ukwiye kongera gukanguka no kubana n'Imana no guca bugufi, ni hypertension izamuka. Birabiha. Bituma umuntu atarya amasezerano neza. Hari umudokiteri witwa Reka yanditse igitabo kivuga ngo comment chasser les démons, ni gute wakurukana abadayimoni. Asobanura mu gihe cyo gusezeranwa n'igihe Imana yasohoje amasezerano. Aravuga ngo munyumve neza, aravuga ngo Satani ni umuhanga, ashobora gutuma umuntu akiranuka ategereje amasezerano, ariko akamutera imiterere mibi ituma amasezerano atinda. Noneho muri kwa gutinza amasezerano, Imana yamara no kubisohoza, bigatuma Imana ishyiraho umwarimu ushinzwe kukoroshya kugira ngo utabaho ukandagira abandi. Ntabwo Imana ifite ishyari ryo kutwagura, ahubwo imiterere yacu yarananiranye. Imana bampera umugisha nashoje. Mushumba ngwino dusengere. Tugiye gusenga. Tugiye gusenga. Turashaka kwaguka mu izina rya Yesu. Mu mwuka, mu marangamutima no mu mufuka. Muriteguye? Izo serivisi Imana irazigira. Ntago ndabaha ibintu byinshi we. Izo serivisi Imana irazigira. Ariko mureke dusengere ikintu gikomeye. Ubwira Imana ngo Mana, impamvu yose yankururiye umwarimu uhoraho, n'impamvu yose yatuma ntinda mu kugeragezwa n'intambara kugira ngo norohe, ndashaka kuyikuraho. Kandi akenshi izo mpamvu ziba ziri mu miterere no mu kutamenya. Ubwira Imana ngo Mana, ndumva hari ikintu ngiye kwihana nkarekura. Ababyeyi muri hano mwihane kwicisha abana inzara, batazajya bashwana n'abagore babo n'abagabo babo. Ababyeyi muri hano mwihane gukanda abana mu karenze, ugakubita ukajya umucira mu maso nkuko papa yaguciraga mu maso. Ntago azakubona mu Bukristo, azakubona mu pagani n'urusengero azarwanga. Mureke tubwire Imana ngo ni wowe uzi uko watugenze. Zaburi 32:8 haravuga ngo nzakwigisha, nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Ndagira ngo dusenge. Nimuhaguruke, biravangavanze, mbuze umwanya wo kubicangura. Buri wese arasengera icyifuzo yumvamo, na mushumba aratuyobora. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusenga Imana, ariko buri wese uri ahangaha yizaniye amatwi ye, yiyumviye. Ariko ikiruta byose, Imana ihindura imiterere yacu. Dufite imiterere itandukanye kandi harimo n'imibi. Imana ihindure mu izina rya nde. Nimara guhindura imiterere yacu, nibwira ibuze yamara kuza ikatwagura, kandi dukwiriye kwaguka, kandi Imana irabishoboye. Ngo ibyo biri muri serivisi itanga, tuyihereze icyubahiro. Haleluya. Tuyongere icyubahiro. Muri serivisi z'Imana harimo no kwagura abantu bayo. Bwira umuntu muri kumwe, umubwire ngo Imana ikwagure. Imana ikwagure. Bibwira abantu nka bane mwegeranye, babwire ngo Imana ikwagure. Imana ikwiriye kukwagura mu buryo bwose, kuko natwe twafashe